Hello guys, muri iyi video ngiye kubabwira ibintu birindwi bikomeye bishobora gutuma ex wawe atakwibagirwa. Ese koko birashoboka ko ex wawe ashobora kuba yakwibagirwa? Nubwo mwaba mwarashwanye kera cyangwa mukaba mutakiri kumwe, ndabizi neza ko hano mu bantu bari kureba ino video harimo abantu bigeze kugeraho bakundanye bikomeye, ariko nyuma nyine bikaza kurangira batandukanye. Ariko se koko birashoboka ko wibagirwa umuntu mwakundanye? Nibyo birashoboka, ariko ntago ari kuri buri umwe. Hari ibyo umuntu ahora yibuka, hari ibidashira mu mutima. Tudatinze rero ngiye kubabwira ibyo bintu ubizirikane, niba uzi ko wabimukoreye ntago azigera kwibagirwa. Finally ushobora kuzajya kubona ukabona arongera agarutse, muranakundanye nta birenze. Ndakubutsa ko iyi channel yitwa Sylvain Cukumbura, ura subscribe n'inkunga ikomeye urabunteye, kandi video ni gushimisha uyilikinge unayisharinge kuri bagenzi bawe. Siga comment umbwire ikindi kintu nagukorera muri video iri imbere. Tudatinze rero reka dutangira n'ikintu cya mbere waba warakore ex wawe bigatuma nyine atakwibagirwa. Ikintu cya mbere ni personality yawe idasanzwe. Icya mbere gituma ex wawe atakwibagirwa ni personality yawe. Personality nuwo uriwe koko. Uburyo uvuga, uburyo useka, uburyo witwara mu bantu. Hari abantu bagira charisma itangaje aho bageze hose, abantu bakumva bakeneye kubegera. Niba wari umuntu w'umunyabwuzu ukagira ukuntu utuma abandi bishima, ex wawe azahora kwibuka uko byaba uko ariko kose, ntazakwibagirwa bitewe na personality nyine wagiye ugaragaza. Nekereza nk'urugero rw'umukobwa witwaga Aline. Yari afite uburyo bwihariye bwo guseka, ndetse buri gihe iyo yinjiraga mu cyumba cy'abantu bose baramwitegerezaga. Umusore bakundanye baje gutandukana, ariko nyuma y'imyaka 5 yagiye atangaza ati hari abantu benshi nigeze mpura nabo. Uwo musore nyine niko yatangazaga, ariko nawe ndabona umeze nka Aline. Uburyo yansabiraga umutima amahoro ntacyo wabigereranya nacyo kuri iyi si nzima. Nanjye rero muri iyi video ndimo ndabibwira inshuti yanjye, niba ufite personality idasanzwe ntabwo wakibagirana. Personality yawe ni ikintu kidashobora gusaza kuwo mwakundanye. Just niba waramukora icyo bita nyine personality ni ukugaragara uriwe koko, ubwo ntago umukunzi wazigera akuvamo. Niba ibyo bintu uzi ko wabikoze rwose ntago azigera kuvamo, azahora gutekereza. Nubwo mutazagira andi mahirwe yo kongera gukundana, ariko azangomeza agutekereze. Tudatinze rero ikintu cya kabiri ni memories mwabanyemo. Memories mwabanyemo, ibyo mwakoze mukiri kumwe ntibishira mu mutwe. Nibutse ko urugero hari abagiye kujya mu rugendo mu kiyaga cya Kivu nyine bagiye muri picnics, byari urukundo rw'ukuri, bahuriye ku mazi nyine barimo barishimisha bafata amafoto, nyuma ariko baje gushwana. Ariko buri gihe umwe iyo yanyuraga hafi yaho nyine yaho ku Kivu yahitaga yibuka ibihe byiza yagiranye n'umukunzi we. Hari nanone songs zagiye zibahuza. Hari iyo ndirimbo, iyo indirimbo imwe yumvikanaga kuri radio yahitaga umwe muri bo imusubiza mu bihe byabo bya kera, yahitaga yibuka uwo mu ex we bahoze bakundana, iyo ndirimbo ukuntu bayinjoyingaga bari kumwe bembi. Reka mbabaze namwe, ese mufite indirimbo imwe yumvikana ikabibutsa umuntu mwigeze gukundana nawe by'ukuri? Mubishyire muri comment duhane nyine twungurane ibitekerezo. Mwe mubyandike muri comment twungurane ibitekerezo. Ndakwibutsa ko iyi channel yitwa Sylvain Cukumbura, ngewe mwumva ni Sylvain. Iyi video ndabibutsa ko iri supported for you life. Niba rwose igushimishe kandi subscribe kuri Sylvain Cukumbura nakabuza. Ikintu cya gatatu ni umutima mwiza no kwitanga igihe mwari muri kumwe mu rukundo rwanyu. Umutima mwiza wagize igihe mwari kumwe, hari abantu biba bigoye kubyibagirwa kubera ukuntu wigeze kwitangira uwo mwakundanye. Urugero, hari umusore witwa Patrick yakundanye n'umukobwa, ariko umukobwa yari afite ibibazo bikomeye mu rugo rw'iwabo. Patrick yahoraga amuba hafi, amutega amatwi, akamufasha mu buryo bwose bushoboka. Nyuma yaje kumureka, ariko uwo mukobwa yaje kuvuga ati Patrick sinzibagirwa ibintu byose yankoreye, nubwo tutari kumwe, ariko iyo nabaga ndi mu kaga niwe wenyine wambaga hafi, niwe wenyine wampumurizaga. Mureke nongere mbibarize,
ese mwigeze kugira umuntu mwitangira uku cyangwa akagenda ariko wumva atazigera aguhindura mu mutwe? Just nyine icyo bishatse kuvuga ni igihe nyine umuntu yakwitayeho ariko nyine ukumva ntiyigeze aguhindura cyangwa ngo aguhindure mu mico yawe myiza ufite nyine, ahubwo agahora ashyigikira iyo mico yawe myiza ufite. Uwo muntu niba mwarabanye rwose ubyandike muri komenti, utange ibitekerezo bagenzi bawe bagusubize, nanjye ndahari ubwanyu. Ikintu cya kane guys ni uburyo mwakundanaga. Uburyo mwakundanaga iyo mwari mumeze nyine nk'abajyana mu buzima. Ibyo nibyibagirana. Abantu bajyana mu buzima nyine, abantu bakundanye, buriya abantu mukundanye murusha ubuvandimwe. Abantu babiri bakundanye koko by'ukuri biruta ubuvandimwe. Niyo mpamvu iyo mwakundanye neza nyine ntago byava mu mukunzi wawe nubwo hari impamvu imwe yigeze kubashwanisha. Hari abantu bagira chemistry idasanzwe guys, nyine bagira ibintu by'ubutabire guys. Tuvuga chemistry n'ihita wumva ubutabire bw'isomo, ni imitekerereze yifitemo ubwe idasanzwe. Uburyo mwasangiraga ibanga, uburyo mwajyaga mutebya mugaseka, icyo kintu nyine icyo kintu cyabahuzaga ni ibintu bituma umuntu akomeza kubitekereza aho ari hose. Nk'urugero twavuga nk'umukobwa witwaga Linda wakundanye na Kevin. Abo bombi bari bafite akamenyero ko gutebya cyane ku bintu bito. Nubwo batandukanye, Kevin yavuze ko ahanyuze hose iyo abonye ibintu bijya gusa nabyo bimwibutsa nyine igihe yari ari kumwe na Linda. Ese namwe hari umuntu wigeze kubaho mukajyana mu buzima bwanyu bwose none mukaba mutari kumwe ariko buri gihe mukaba mukumburana? Okay, nabyo ubyandike muri komenti, ntutinye kuzandikamo kabiri, ubyandike. Ndakubutsa kicano witwa Sylvain Cukumbura. Kora subscribe niba uri mushya, niba dusanzwe tubana kandi welcome back. Ndakubutsa ko niba video igeze aha yagushimishije nakabusa wayilikinga. Ikintu cya gatanu ni imyambarire n'isura yawe. Imyambarire, impumuro, ukusa. Hari umuntu ushobora kujya yibuka nyine parufe wagiraga, akubuka nyine ukuntu wahumuraga. Iyo ni impumuro nyine yongera kumubonekamo ako kanya agahita akwibuka. Nk'iyo anyuze ku muntu nyine witeye nk'iyo perfume yari akuziho, ntago yabura rwose kukwibuka. Hari abandi bibuka style yawe y'umuco cyangwa imyambarire idasanzwe. Ibyo bintu byose, uko wamwitwayeho, uko wambaraga, amavuta wisigaga, uko wahumuraga, byose yanyuze ku wundi muntu uhumura gutyo bituma nyine ahita akwibuka. Nk'urugero, hari umusore witwaga Eric yakundanye n'umukobwa wari ufite style yihariye yo kwambara amabara atukura buri gihe. Nyuma y'imyaka 3 Eric yaravuze ati, iyo mbona umukobwa wese wambaye umutuku ngira ngo mbona uwo mukobwa nyine twakundanaga, twahoze dukundana. Nshuti zanjye, ntimugatinye kugira style yanyu yihariye. Iyo umuntu ayimenyereye izahora ari trademark yanyu mu mutwe we. Icyo kintu mukizirikane. Guys, iyi video niba higeze gushimishije liking, nibutse dukeneye subscribers 1000, wakanda kuri subscribe ntacyo bitwaye. Ikintu cya gatandatu rero tudatinze, lessons wamuhaye. Amasomo wamuhaye guys. Lessons ni amasomo uba waramuhaye. Hari abantu twahura nabo bakatwigisha ibintu bikomeye nitubibagirwe na gato. Niba warahuye n'umuntu, nk'urugero umukobwa yabwiye umusore uburyo bwo kwizigama amafaranga, nyuma barashwana, ariko uwo musore yatangiye business akurikije ayo masomo. Yaje kuvuga ati, nubwo twashwanye ariko sinigeze nibagirwa icyo yanyigishije. Bityo rero iyo usigiye umuntu isomo ry'agaciro mu buzima, azahora agutekereza. Guys, mbere yuko wenda twegera umusozo, ndakubitsa kicano witwa Sylvain Cukumbura. Subscribe kugira tujye tubana muri video zindi ziri imbere. Gutera iyi channel inkunga nayo bigufitiye akamaro, kuko inkuru ziriho rwose mbisubiremo, ziri supported for your life na kabusa 100% nanabisinyira asoya to my God. Niyo mpamvu rero kora subscribe, byiza cyane, guteye inkunga Sylvain Cukumbura kandi ibintu bikajya mu mujyo mwiza. Rero tudatinze, ikintu cya nyuma cya karindwi nyine ari nacyo cya nyuma gisoza, ari nayo mpamvu yanyu bisoza, ni uburyo mwashwanyemo. Icyo kintu ni nacyo kintu cy'ingenzi.
uburyo mwashwanye. Hari igihe abantu benshi bashwana nabi cyane bikaba urwibutso rubi, hari n'igihe bashwana neza bikaba urwibutso rwiza. Urugero, umusore yarigendeye nyine agenda atavuze, ntiyamusezeye, ntiyamubwira impamvu uwo mukobwa yaje kubaho, yibaza ati kuki yagiye, kuki atambwiye. Ibyo byabaye ikibazo kidasibangana umutima we. Mureke mbabaze, mwe mwashwanyemo gute? Ese mwarasezeranye cyangwa ntabwo mwasezeranye? Byarangiye neza cyangwa byarangiye nabi? Uburyo mwatandukanye bugira imbaraga mu mutwe w'uwo mwari kumwe. Niba mwarashwanye nabi, niba mwarashwanye neza, nyine hari ukuntu abantu babona ibintu bitazagenda neza, akamubwira ati wumva ndabona ubuzima bwacu hagati yanjye nawe bwahagararira ahangaha, bakagenda batanduranyije. Hari abatandukanye nabi bitewe n'aho bahuriye wenda n'urugero nko mu ma lodge, mu ma hotels, basohokanye n'abandi, bigatuma bahita bashwana. Ariko buriya umunsi mwashwaniyeho, igihe wari iyo wibutse igihe, iyo ubonye nk'abantu bakundana wibuka nawe igihe wari mu rukundo, wakibuka uko mwashwanye. Nabyo biri mu bintu bishobora gutuma ex wawe nyine atakwibagirwa. Bibutse niyo title ya video, biri mu bintu bituma ex wawe atakwibagirwa. Ngaye nguko rero nshuti zanjye, ibyo ni ibintu 7 bikomeye bishobora gutuma ex wawe atakwibagirwa. Dusubiremo gato. Icyambere ni personality yawe idasanzwe. 2 memories mwabanyemo. 3 umutima mwiza no kwitanga. 4 uburyo mwakundanye. 5 imyambarire ikizwe nka outfit na face nyine wamugaragarije. Icya 6 ni lessons wamuhaye. Icya 7 ni uburyo mwashwanyemo. Nshaka kumva namwe ni iyihe ngingo wumvise, nyine ni iyihe ngingo wumvise ikureba cyane, ni iyihe ngingo isa n'ibyo n'ibyakubayeho. Niki cyatumye ex wawe atakwibagirwa cyangwa wumva, niki cyatumye nyine ex wawe atakwibagirwa cyangwa wumve atazigera wibagirwa, utazigera wibagirwa, cyangwa nyine we wumva utazigera nyine wibagirwa. Mujye mubishyire muri comment, ndasoma byinshi muri byo, ubundi tuganire. Imwibagirwe ukanda subscribe, liking iyi video niba yabashimishije, ubundi iyi video muyisangize bagenzi banyu. naho ubundi murakoze cyane, ndabakunda kandi tuzongera guhura muri video ikurikira. Peace, peace, peace. Nibyo mbifurije, murakoze. This story mbibutse is narrated by Sylvain. Thank you so much.